Umuhanzi Nyagwa Innocent uzwi nka Yago yemeye guca bugufi ariko ibyo guterana amagambo n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nyuma yo kugirwa inama n'umugabo witwa Agaba Safari wemeye kumubera umujyanama. Uyu ni umusoro wavuye mu biganiro uyu muhanzi yajyanye na Safari Agaba umunyarwanda uba muri Uganda aho akorera ibikorwa bitandukanye by'ubushabitsi. Uyu mugabo yavuze ko ahora ashishikariza Yago kwiteza imbere ndetse yumvise ubusabe bw'abantu batandukanye bamusabye kuba hafi ya Yago akamugira inama. Ubwo bari mu kiganiro ku muyoboro wa YouTube wa Yago TV Show, uyu mugabo yasabye Yago kwicarana nawe imbere ya kamera ndetse agira ibyo amusaba. Mu magambo ye yagize ati ubugabo nyabugabo ni ubuzana ibiryo ku meza, ubugabo ntabwo ari ukugira views kurebwa n'abantu benshi gusa. Ati Yago wabaye munini ntiwamenya agaciro kawe, uterana imigere n'imbeba nimba ariko nabyita. Kuva uyu munsi rero ndagusabye kandi ndagutegetse nka mukuru wawe, sinshaka utongera gusubira muri ya matiku. Waguhemukiye Imana izamusanga azaza gusaba imbabazi, ntukamwifurize inabi, ntabwo uri Imana kandi nawe uwo wahemukiye uzamusaba imbabazi. Gore waciye bugufi imbere ya Safari Agaba yamwemereye ko adateze kongera gusubira mu matiku no guterana amagambo n'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Yatangiye agira ati umuntu wese nabona arakomerekeje binyuze ku mbuga nkoranyambaga ko hari ukwigwanaho. Narasagariwe igihe kinini ndataka mbura unyumva, ariko ntabwo ndi umuntu mubi wo kudasaba imbabazi. Wa muntu wiremereza ngo nuko afite benshi bamukunda. Njye ndi umuntu ushobora gutegwa nkaba nakwitabara, muri uko kwitabara nkaba nakora amakosa nkagira abo nkomeretsa, ariko ntabwo ndi umuntu mubi. Ubu mubi uri muri njyewe yabayeho ntabwo mbihakana. Uyu musore umaze imyaka 2 atangiye umuziki agaragaza ko ibyo yakoze yabikoreshejwe no gushaka kwigwanaho, asubiza abantu bamusagara bamusebya, ibyo bigatuma akora amakosa akoreshejwe n'uburakari. Yagize ati ntigwanyeho ndavuga nti reka nshyiremo akantu gato ndebe uko bimera, ngira abo nkomeretsa, ariko nciye bugufi mu izina ry'abanyarwanda bambwiye ko ndi gukora ibikomeye, mumbabarire kubera ko mukuru wanjye amanye ambwiye ati ibi bintu bireke. Ngenda babwije ukuri ko utazongera kunyumva muri bino bijyanye n'amatiku yo ku mbuga nkoranyambaga, ndabibabwiye kandi mbivuze mbikuye ku mutima. Yago yatangaje ko hari ibindi bitero yaratangiye gutegura kugaba ku bantu batamwifuriza icyiza, gusa yemeye kubireka burundu. Agaba Safari yasaba imbabazi Yago kuba yakomerekeje ndetse n'amagambo mabi yavuze yose. Banzura ko bagiye gukora ibiganiro biba ku muryango nyarwanda. Urumva ko ari ibyishimo kuri showbiz nyarwanda kuba yongeye kugarukana amahoro, ya matiku akagenda. Ese uri kubona Yago azubahiriza no mabwiriza ya Agaba Safari cyangwa azabirengaho? Uzi kugera ubyane kuko byumva muri comment. Uyu Yago Nyagwa Innocent akaba afite n'indirimbo yise ibyo birabareba iri kuri YouTube channel yiswe Yago Product, wagiye ukayireba, ni indirimbo nziza cyane. Uyu akaba ari n'umusitari wamenyekanye mu ndirimbo zirimo Suwejo. Jya kugezaga ino update nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ubonye no video, ntugende udakanze subscribe, tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda video ngugezeho ntugende udakanze like. Bye bye, ndabakunda cyane. Ni Jean Paul TV Show.